Uza gupimira ku kintu gutya kuko iyo ibaye nyinshi urayimena, hari igihe isuka ikagucika kereka ubaye ifite umunwa. Neza, amahoro y'Imana bane namwe, kanezere ko mumeze neza. Njyewe ndashima Imana meze neza, ibintu biri kugenda bicamo polepole. Wanasema ngo polepole ndiyo mwendo, sibwo ndiyo mwendo nyuranyemo hano gute. So twagiye kujya mu gikoni rero. Uyu munsi ni bwa mbere nje hano kuri YouTube channel yanjye ndetse n'iz'abandi bose naba naragiyeho ndi guteka. Ni bwa mbere nje nambaye gutya. Uyu munsi noneho akazi nakashyize ku rundi rwego. Uyu munsi nubahirije imyambarire yo mu gikoni, ariko haraburamo ingofero yanjye Kami yajyaga ayikinisha arayita. Ubu ndashima Imana ko ko hasi kasigaye ko yahoraga byambaye. Barimo guteka. Tugiye guteka rero umuceri urimo imboga. Hari ukuntu tujya twiyimerera mu rugo tugahora duteka umuceri w'umweru. Mbega twarabaye abantu b'imiceri y'imyeru, kuko bashobora kuba bahita kwa muceri w'umweru. Ariko uyu munsi tugiye guhinduramo gatoya dushyiremo imboga. Ubundi uwo muceri tugiye guteka ushobora no kuba wawurisha avoka, ntukenere isosi, cyangwa ukaba wakoresha mayonnaise na ketchup n'urusenda. Abantu nza muri resitora zanyu mukamereza mayonnaise numumereze ketchup, nayo basaba ngo mukaba tuzi ko ngo wayizanye, muba mushaka iki? Twagiye rero muze murebe ukuntu uyu muceri ngiye muteka. Ushobora kongeramo izindi mboga utari bubone ngiwe nakoresheje bitewe n'izo ukunda. Ngiye izo nkunda nizo ngiye gushyiramo, kandi biba biryoshye, biba bimeze neza. Tugiye gukoresha karoti, imiteja, igitunguru, turashyiramo na magi ebyiri. Magi ebyiri, dukoreshe n'amashaza makeya, ngiye kuvuga ngo amashaza, kumwe n'amavuta. Ndashyiramo n'aka black pepper. Iyi ni turmeric igomba kujyamo ku kibindi cyiza, n'agapira mu masala ariko gakeya cyane, ntabwo ari ngombwa kuyumvikanamo. Hakajyamo n'umunyu na soya sauce. Hano harimo na tungurusumu. Ni ibi ngibi ngiye gukoresha. Ubwo ngubwo buri muntu abikata bitewe n'ukuntu abishaka, ariko bitewe n'uko iyi miteja yanjye yacotse, ndi buyikate gutya. Ubundi nakabaye nyishyiramo ari minini, ariko ntabwo ishimishije kabisa. Imaze iminsi muri firigo. Ahubwo nimba hari abantu muzi ukuntu umuntu ashobora kubikamo imiteja ikamara igihe muri firigo, igihe kingana n'icyumweru, cyangwa se icyumweru gusa, ibyumweru bibiri, niba yabaye nk'uko nguko wagira ngo irashonje ubwayo, umbwire kuko ndabikeneye pe. Numva nshaka kuba mu nzu mfitemo imiteja igihe cyose. Imiteja ikenerwa mu bintu byinshi. Rero ikindi biba byiza mu biryo, ibintu ugiye gukoresha iyo bikase mu buryo bumwe, nk'uko nyine mu muceri imiteja ntujye kuyigira miremire. Karoti zikate kwa kundi kw'ibizeru. Mana we, nanga karoti y'ikizeru. Biriya bintu mbizi kera kuri ba mama wacu, nibo batekaga karoti z'ibizeru gusa kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere, kuva ku kwezi kwa mbere kugeza umwaka urangiye, ntukihirika n'uwa gatatu kaza. Uburyo umuntu akoresha n'ibintu bidahinduka, kandi ni ukuri amaso ararambira. Uzarebe iyo wahinduye nk'ahantu uryama, wenda wari umaze nk'amezi 3 igitanda kireba ahantu, ejo ukagihindura, urataha nawe ukagira ngo wahinduye, ntabwo yirukira mu rugo hahandi.
biba byiza guhindagura, guhanga udushya mu bintu byose. Guteka ni ukuvumbura, si mpaka ngo ube wayikata nk'uko uyikase. Ushobora kubibona utari uzi ko wenda wabivanga mu muceri bikagenda neza, wowe ukaba wabikora ariko ukanahinda uburyo bwawe bwo kubikatamo, nabyo biba ari sawa. Umugabo umwe wanyigishije guteka niwe wambwiye akantu ko guteka ari ukuvumbura. Niyo mpamvu hari ibiryo murya mu mahoteli no mu maresitora byitiriwe abantu, ni bara nyine baba barabikoze, ntabwo biba byarabagwiririye ngo bapfe kubyita gutyo. Usanga wenda ushobora kuba witwa Margarita, wajyayo bakaguha pizza ya Margarita ukagira ngo ni ibintu bapfuye gukora gutyo gusa. Hafi umuntu uba warayikoze kuko uba warayihimbye. Ikinyarwanda cyanjye ni mukeya, nubwo 100% bitangana n'imiteja, ariko urabona ko atari binini. Nihanganira kuma kanjye karasakuza, ifitemo akantu k'urusaku. Ndi gukoresha imboga nkeya kubera umuceri ngiye guteka ni muke pe, ni muke cyane, ni uw'abantu babiri. Impamvu ndi gukora bike bike. Ese uwo muhanzi ni uwo hano? Kami, uri kuririmba? Uri gukora iki? Uri guhumeka? Uri guhumeka se? Ngaho da. Ubu tugiye gukatagura igitunguru, ntabwo ndi bugikoreshe cyose, ni kinini. Ikindi ni igitunguru gitoya, niyo mpamvu mbanje kubikora gutya. Iyi sisiteme yanjye muzayigerageze muzanshimira nyuma, bituma igitunguru kiba gitoya ntikijye kugatarara mu biryo. Ubu rero twagiye dutangire duteke. Twatangiye guteka, hari ikindi kimamiyo kiri aho cyabiri hanze. Rindiriye ko isafuriya yumuka, hanyuma tugashyiramo amavuta, ubundi tukitekera umuceri uryoshye. Hano hirya hari amazi, aho se hari amazi ntitwari kuyapfundikira. Iyi safuriya ntishaka kumuka nayo.
Ikintu cya mbere ni ugutekesha amavuta makeya, buriya amavuta menshi ntabwo ariyo atuma ibiryo biryoha, ahubwo akenshi atuma bibiha pe, atuma ibiryo bitakaza umwimerere wabyo cyangwa uko byakabaye biryoha, ntabwo ariko biryoha. Hari umuntu uteka amavuta ukibaza se kwa muganga barayamwandikiye nkaba nta makuru mfite, cyangwa amavuta menshi pe wapi. Karoti n'imiteja kubishyiramo rimwe nta kibazo rwose. Imiteja na karoti bimaze gushyamo gakeya, ntabwo ari ngombwa kubihisha cyane, ni ukubireka bigakubitwa n'umwuka, hanyuma ubundi ugashyiramo igitunguru, igitunguru murabizi kiba cyoroshye gushya, ni amasegonda. Ahangaha rero ndatangira gushyiramo ibirungo kuko ngewe mba nshaka ko ibirungo byanjye bishya bihagije. Ngiye gushyiramo black pepper, yego ariko irashize, hasigayemo gake. Hano ndashyiramo pilau masala nayo nkeya, nayo maze gushyiramo pilau masala, ngiye gushyiramo tungurusumu, nshyiramo na turmeric, iyi ngiyi irahagije, murabona ko n'ikiyiko kituzuye. Dushyiremo na soya sauce. Biba byiza gupimira ku kintu gutya kuko iyo ibaye nyinshi urayimena, hari igihe isuka ikagucika, kereka ibaye ifite umunwa utandukanye n'iyi ngiyi ngewe mfite y'umunyu. Hano rero nkeneye gushyiraho, navuga ko ari ibitonyanga by'amazi, ko si amazi menshi, nayo
kugira hatazamo ibintu byo gushirira bitari ngombwa, ibiryo bikajya guhumura nabi. Njye sinkunda ibiryo bishiririye, narabiriye igihe kinini, iyo mpuye nabyo rero binyicira umunsi. Ubundi dushyiremo umuceri, ubundi sasa umuntu agaragure byivange fureshi, urebe ukuntu bisa bitaranagira aho bigera, urabona bidasa neza. Birasa neza. Ubishaka uyu muceri ushaka kuwuteka ntushyiremo tirimerike, ugashyiramo izi mboga, nabyo umuceri uba usa neza, uba unahumura neza ukuntu. Ni byiza guteka umuceri nta puresha, ku buryo uwutekera ku muriro mukeya n'amazi makeya, ubundi bikaryoha, umuceri ukumuka neza udatetemye, utavangavanze ngo ibintu bimere nabi. Rero turasubira mu kanya hagezweho umwanya wo gushyiramo amashaza. Umuceri rero ugeze kure, uri hafi gushya, urabura nk'iminota nk'icumi. Ngiye gushyiramo rero amashaza. Uyu muceri nk'uko nabibabwiye pe, ushobora kuwukoresha ntukenera isosi, ugakoresha avoka, ndongeramo amazi cyangwa agasalade runaka waba wakoze. Njye nuko umwanya utankundiye nari kuba nakoze salade, ubundi tukarishanya. Ariko umwanya wanjye wabaye muto, niyo mpamvu ntayikoze. Ubwo ngubwo turagaruka kureba mu kanya umuceri umaze gushya. Umuceri wahiye, ubu tugiye kwarura, urebe ukuntu usa neza. Uyu muceri si ugusa neza gusa, uranahumura neza. Ni byiza buriya kugira ukuntu nyine warura ibiryo byawe, apana gupfa gufata umumamiyo ukarundaho ibiryo. Iyo ubyaruye gisirimu n'ugiye kubirya abishyiraho umutima, akumva arabikunze cyane. Uyu muceri wawutetse ugateka wenda n'isosi tubare y'inyama, ufite abashyitsi, ndagusabye inshuti yanjye ntuzakore amakosa ngo ujye gutegura ngo n'ibishyimbo ngo ku ruhande, ngo ujye gushyira ngo dodo ngo ku ruhande, sinzi ngo salade ngo yanuza y'imiteja ivanze n'amakaroni. Wareba ibindi, kuko waba ugiye gukora ibintu bisa, byaba ari indyo imwe. Hari igihe utegura ibiryo ugasanga binapfuye ubusa, abantu barabisize aho ngaho. Kubera iki? Atari uko babyanze cyangwa iki, ahubwo nuko babona bagiye kurya nyine ibintu bimwe gusa, bakanga rero kubivangavanga. Nimba wateguye nk'uko, ushyiraho ibindi bintu bitari mu muceri. Ujya kuvuga ngo ngo hoya ngo ntabwo bibaho, ngo ntabwo umuntu ngo ategura ngo atashyizeho ngo ibi n'ibi.
ngo ibiki n'ibiki. Imana imfashe uyu muceri ntunkoze isoni uvemo neza. Uyu ugiye kugwa. Iyo urasa neza ni ukuri, umeze neza cyane. Kanshimira abantu mwese mwarebye video yanjye, ndabakunda cyane. Uyu muceri urasa neza, urahumura neza, umeze neza bya hatari. Muzawugerageze muzanshimira nyuma. Umuceri utangiye kumeneka, murebe urasa neza, urahumura. Ndabakunda cyane.